Agace kose kari kahuruye, abantu bahuriye baje gutabara uyu mubyeyi, ubwo umwana we yari yarembye afite umuriro mwinshi cyane ndetse n'inda ye iri kugenda ibyimba. Umubyeyi rero yari afite ubwoba bwinshi cyane, yahise aterura umwana we arirukanka yerekeza kuri Flame Ministries aho ku rusengero, agiye kureba pasiteri ngo arebe nimba byibuze igitangaza cyakoreka umwana we agakira. Iyi Flame Ministries rwari urusengero rwari rusanzwe ruzwi yuko pasiteri asengera abantu ibitangaza bigakoreka. Umubyeyi rero yahisemo guterekezayo umwana we kugira ngo ashake pasiteri amusengere. Ubwo yageraga rero hasanze abakristo batandukanye bari gukubura, ubwo barimo bitegura amateraniro ari bukurikire. Umubyeyi yahise abacaho arirukanka cyane, abacaho arangije yinjira mu rusengero. Umwana wanjye arimo arapfa, Profeti ari hehe, umwana wanjye arimo arapfa. Nuko umugabo wari urimo ahanagura aho hafi arangije arahindukira, arangije azunguza umutwe. Yabati Profeti ntabwo ari hano uyu munsi, yavuye ahangaha ejo, yagiye mu yindi village agiye gukora izindi porogaramu. Umubyeyi acyumva ayo magambo yahise acika intege, arambika umwana we hasi, aravuga ati umwana wanjye akeneye Profeti, umwana wanjye arimo arapfa, ati mumbabarire, ese nta muntu wundi wadufasha ahangaha? Nuko wa mugabo arangije arongera azunguza umutwe, arambwira ati nta kintu dushobora kugufasha. Yahise afata umwana we, arangije ava ku rusengero, aragaruka yirukanka amufite mu ntoki, amarira ari gushoka menshi cyane ndetse ari kurira mu ijwi riranguruye. Abaturage nabo ndetse n'abana bari baturanye, abaturanyi be baramukurikiye bamwirukanka inyuma. Yahise yerekeza ku ivuriro. Akigera ku ivuriro yageze asanga ivuriro naryo ryuzuyeho abantu benshi cyane, huzuye abarwayi bategereje yuko babavura. Yahise yinjira arira cyane, atabaza avuga ati nimumfashe, ntagira umuntu umfasha, umwana wanjye arapfuye. Nuko abadokiteri bahise baza birukanka bafata umwana, barangije baramujyana. Umwana batangira kumukorera ibizamini, batangira kumwitaho. Ko umubyeyi nta mahoro yari afite, yashatse kubakurikira, ariko barangije bamubwira ati mama guma aho ngaho, nitumara gukora ibyo dukora turaza kukubwira uze umurebe. Umubyeyi yahise yicara aho ngaho ku intebe bategererezaho, atangira gusenga, atangira kwinginga Imana. Yicaye aho ngaho igihe kingana n'isaha yose ategereje. Nuko dogiteri arangije aza kuza aramubwira ati ikibazo kirakomeye cyane, ari mu cyiciro gikomeye cyane, umwana we ararembye, turi gukora buri kimwe cyose gishoboka, ariko rero amahirwe yo kubaho ni make cyane. Turakwinginze genda witegure, kuko umwana wawe nta mahirwe afite yo kubaho. Umubyeyi yahise yicara aho ngaho, umutima we noneho utangira gutera cyane. Umubyeyi abura uko yifata, agahinda karamwica. Umubyeyi atangira kwinginga Imana avuga ati nyagasani ndakwinginze urakora umwana wanjye. Uyu mubyeyi ubwo yari arimo gusenga, arimo yinginga Imana, aho mu cyumba naho rero ubwo abaganga barimo bagerageza bakora ibishoboka byose kugira ngo barebe nimba barokora uno mwana. Ubwo rero wa mwana bari bamaze kumukorera byose, bamusize aho ngaho muri icyo cyumba, hari ikintu kidasanzwe cyaje kuba. Umwana agiye kubona urumuri rwinshi cyane, nuko urumuri rukiza, wa mwana yahise afungura amaso. Imbere ye yagiye kubona ishusho imeze nk'iy'umuntu, ariko ifite urumuri rwinshi cyane. Nuko wa muntu arangije afata kuri wa mwana w'umuhungu, nuko umwana arangije aramubaza ngo urinde. Nuko ya shusho irangije aramubwira ngo ndi message cyangwa se ndi ubutumwa buvuye ku Mana. Nuko wa muntu arangije abwira wa mwana Samu, aramubwira ati Samu, ntabwo ari cyo gihe cyawe cyo kuva hano ku isi, ndashaka ngo usubizeyo. Nuko wa mwana Samu arangije atangira kugira urujijo, arangije aramubaza ati kubera iki? Nuko wa muntu arangije aramubwira ati Samu, subirayo ubwire buri umwe wese yuko umugabo uhora wita yuko akora ibitangaza bigakoreka atari umukozi w'Imana. Uriya mugabo yatengushye ibiremwa byanjye, uzabwire buri umwe wese kugira ngo ahunge uriya mugabo. Nuko ubwo mbere yuko wa mwana ajya gusubiza, rwa rumuri rwahise rumuburira mu maso. Ubwo ibyo ngibyo byari kuba, cyari n'igihe cyo kugira ngo abaganga bagaruke bajye kureba abarwayi barebe uko bameze. Nuko mama we yari akicaye hahandi yari yicaye, nuko agiye kubona dogiteri aragarutse. Icyo gihe ubwo dogiteri yagarukaga, uyu mudogiteri yagaragaraga mu maso nk'umuntu ufite ibintu byamuyobeye. Nuko arangije aramubwira ati madamu, hari ikintu kidasanzwe cyabaye, umuhungu wawe ni muzima, ameze neza. Wa mubyeyi arangije biramutungura, byanga kubyemera. Abaza umuganga ati uri kuvuga ngo iki? Umwana wanjye yarari gupfa ndi kumwirebera mu ntoki zanjye. Dogiteri arangije aramubwira ati ntabwo nzi ukuntu nabigusobanurira. Ibyo bintu yabimubwiye arimo azunguza umutwe, ari hariya mu cyumba ari kubaririza ngo uri hehe. Umubyeyi yahise yinjira mu cyumba,
akinjira umwana yaramuhobeye asanga umwana we yabaye muzima nta n'ikibazo na kimwe afite. Barasetse cyane barahoberana barishima bamera nkaho nta n'ikintu cyabaye. Akana karangije kamubwira ati mama nari ngukumbuye. Yahobeye mama we arishima amarira atangira gushoka kubera ibyishimo byinshi. Nuko wa mubyeyi arangira avuga ati Nyagasani urakoze kurokora umwana wanjye. Yahise yizera ko ari Imana ariko ntabwo arafite uburyo bwo kubisobanura uburyo byagenze. Nuko bahise basubira mu rugo. Noneho ubwo nijoro wa mwana aricaranye n'ababyeyi be. Uyu mubyeyi Ruti yakomeje gusenga Imana, akomeza gushima Imana kuba yarakijije umwana w'umuhungu. Ariko wa mwana Sam yarafite ikintu cyo kuvuga. Nuko wa mwana arangije araterura avuga ati papa mama njyewe nabonye umwuka wera. Nuko mama arangira avuga ngo wabonye umwuka wera? Akana karangije kavuga ati yego nabonye umwuka wera. Nuko kakana karangije kababwira ati njyewe umwuka wera yambwiye ngo ngaruke ngire buri umwe wese mubwire yuko pasiteri wo kuri uriya rusengero atari umukozi w'Imana. Nuko ababyeyi barangije baramubwira bati Sami ntibeshye ngo uvuge ibyo bintu ntubivuge byagukoraho. Nuko barangije baramubwira ati Prophet Jonas ni umukozi w'Imana turamwizera cyane turanamwemera. Uriya mugabo yakoze ibitangaza byinshi cyane muri aka gace. Ko Sami arangije atangira kwensisita aravuga ati ariko mama ibyo ndi kukubwira ni ukuri. Nuko ababyeyi barangije babwira umwana bati Sami waciye mu bintu byinshi cyane wari ufite ububabare bwinshi, wenda ibyo bintu uri gutekereza ni ibintu warose. Sami yakomeje gusobanura ababyeyi be ariko ababyeyi be banze kubyemera. Nuko bafashe uno mwana Sami barangije bamujyana kuryama batekereza yuko byarangiye. Ariko Sami yarazi icyo yabonye kandi yarabizi neza yuko afite message agomba gusohoza akayigeza ku bagomba kuyumva. Nuko mu gitondo cyakurikiye ubwo Sami yarari mu rugo yicaye hanze. Nuko mama we icyo gihe yarari mu rugo hanze ariko ari guteka ibyo kurya bya mu gitondo. Papa we Mike yarimo yitegura kugira ngo ave aho ngaho ajye ku kazi. Sami ubwo yari yicaye aho ngaho yatangiye gutekereza ibyo umwuka wera yamubwiye. Nuko Sami yaragiye arangije yegera papa we na mama we igihe bari bagiye gufata ibyo kurya bya mu gitondo. Arangije arababwira ati mama ati papa njyewe ngomba kuburira abantu uriya mugabo w'umupasiteri ntabwo ari umugabo wavuye ku Mana. Mama we yitonze afata ikiyiko akirambika ku meza. Arangije abwira umwana ati Sami njye narakubwiye ngo ibyo bintu uhagarike kubivuga. Prophet Jonas ni umukozi w'Imana. Mwana wanjye ibintu ntago ubyumva. Umwana arangije arambwira ati ariko mama ibyo ndi kuvuga ni ukuri. Njyewe umwuka wera yarambwiye ngo nzagende mbivuge. Umwuka wera yambwiye ko ariyo misiyo yanjye. Njyewe umwuka wera yampaye inshingano zo kugenda nkabivuga nkaburira buri umwe wese. Nuko papa arangije avuga ati birahagije Sami ibyo bintu bihagarika kubivuga. Sami va mu bibazo udasobanukiwe. Sami yahise atangira kurira aho ngaho. Ababyeyi be ntabwo barimo bamwumva kandi we yarabizi neza, yarazi ibyo yabonye n'ibyo yabwiwe. Nuko umunsi wakurikiyeho ubwo abantu barimo bajya gusenga amasengesho ya nimugoroba, buri umwe wese aho ngaho mu gace ndetse n'abavuye mu duce dutandukanye babaga baje kureba ibitangaza uyu mugabo Joshua yakoraga. Nuko Ruti ndetse n'umwana we Sami bari bagiye nabo bagiye gusenga mu rusengero. Ruti yakekaga yuko umwana we namugeza ku rusengero bari mu musengere noneho akabasha kwibagirwa ibyo ari gutekereza agatuza. Urusengero rwari rwuzuye abantu benshi cyane bari gukoma amashyi bari kuririmba bakomera amashyi uyu mugabo Jonas. Nuko Sami aho yari yicaye iruhande rwa mama we ariko acecetse. Ko ubwo amasengesho yakomezaga wa mugabo wa profete atangira guhanura nk'uko yarasanzwe abikora. Nuko arangije aravuga ngo imbaraga z'Imana ziri hano iri joro, nimba ukeneye gukira igira imbere. Nuko iyo avugaga ibyo ngibyo buri wese aho mu rusengero yahita atangira gukoma amashyi ndetse bagatangira bakavuga ati amena. Ariko wa mwana w'umuhungu nta kintu na kimwe yavugaga, yarimo yitegereza uyu mugabo ibyo ari gukora. Nuko wa mwana w'umuhungu muri ako kanya yahise ahaguruka ndetse n'uburakari bwinshi. Ijwi rye ntago ryumvikanaga nk'iry'umwana kubera ko ryari ijwi riri strong, ari ijwi rifite imbaraga ku buryo ryumvikanaga mu rusengero, mu nkuta z'urusengero. Nuko ako kanya umwana agihaguruka, urusengero rwose rwahise ruceceka. Amaso yose yahise yerekeza kuri uyu mwana w'umuhungu ukiri mutoya. Abagore bamwe bari bashinzwe gukora serivisi aho ngaho mu rusengero batangira kumukanga bamubwira ati Sami yicara. Ariko Sami ntabwo yagize yicara, yakomeje imbaraga no gukomeza arahagarara. Arangije araterura avuga ati